mwese ndabasuje cyane, ni wa mungu wanyu Mr Kira. Hari umukunzi uherutse kunyandikira arambwira ngo afite YouTube channel yujuje subscribe igihumbi ndetse na watch time ibihumbi 4, ariko yarapawinze bamwima monetization. Nahise mubwira ngo ampe channel ye ndebe mu checking, ndebe niba yujuje ibisabwa. Nsanga ntago, uretse no kuba yujuje ibisabwa, nsanga nta n'ikintu na kimwe cyuzuye mu byo YouTube ibisaba. Ndetse ndagira mubwire ko nawe niba unkurikiye none kano kanya uri umu content creator ukorera kuri YouTube, iyo YouTube ufite, niba utazi ngo ifunguye iki kintu ngiye kubwira, ni ibintu bigera hafi muri 4. Icya mbere, idafunguye verification code, idafunguye icyo yitwa Google AdSense, idafunguye location, ndetse idafunguye icyitwa channel history. Ndagira mubwire ko iyo channel yawe urimo urapfusha ubusa umwanya wawe, urimo uratakaza amafaranga, nta kintu na kimwe uzayibonaho, nta mafaranga uzabona. Ndagira mubwire ko niba ufite YouTube channel uri umu content creator, ndagira mubwire ko niba utizeye umutekano wa channel wawe, utizeye ko channel yujuje ibintu bisabwa, mpamagara kano kanya, mpamagara kuri izo nimero ziri hejuru: 0787872828. ndagufasha, ndagucekingira nimba YouTube yawe ibyo byose byujuje, cyangwa niba itanabifite ndabigufungurira for free.